Ndabasuhuje mwe munkurikiye. Nyemerera aya masaha ngusangize ijambo rikomeye cyane Imana ishyize ku mutima wanjye. Imana irantumye ngo nkubwire ngo icyo uzaba cyo ntaho kijya. Iri jambo tega amatwi uryumve neza. Ndagira nkubwire ngo icyo uzaba cyo ntaho kijya. Burya abantu bakurwanya ariko icyo uzaba cyo ntago bakirwanya. Abantu bakwitambika ariko icyo uzaba cyo ntago bajya bakitambika. Reka nze nkubwire. Abantu bakuroga birashoboka ariko icyo uzaba cyo ntago kijya kirogwa. Abantu bakugambanira ariko icyo uzaba cyo ntabwo kijya kigambanirwa. Reka nze nkubwire icyo uzaba cyo kirinzwe n'ingabo zo mu ijuru. Icyo uzaba cyo kirinzwe n'abamarayika. Icyo uzaba cyo kiri muri ajenda y'Imana Data n'Umwana n'Umwuka Wera. Ndagira nkubwire ngo uri mu burinzi bw'Imana. Ndagira nkubwire ngo kuba uri kugeragezwa ntabwo bivuze ko utazatabarwa. Ndagira nkubwire ngo ntabwo Abisiraheli kuba baraciye mu butayu ntabwo bikwiye ko bazagera i Kanani, ahubwo ubutayu ni inzira ikugeza muri Kanani. Reka nze nkubwire ijambo ry'ubwenge. Umuntu ujya gukomera abanza gukomereka, kandi reka nze nkubwire irindi jambo ry'ubwenge. Umuntu ujya kuba umusirikare wemewe n'amategeko aca ku ikosi. Ese ubwira ijambo yaryumvishe? Ndagira nkubwire ngo kuba uri kugeragezwa ni ikimenyetso gifatika kikwereka ko imbere ari heza. Ndagira nkubwire ngo iyo umusirikare ari ku ikosi abantu bose baramuseka, bamwe baravuga batazagwayo, abandi baturiya nta mbaraga zamukura ku ikosi, ariko iyo avuye ku ikosi abantu bose bategetswe kumuterera isari. Ndagira nkubwire ngo nibyo urashonje, nibyo uri mu bigeragezo, nibyo uri muriganyira, nibyo ntabwo bimeze neza, ariko ndagira nkubwire ngo hanyuma y'ikosi mu by'ukuri hari umwambaro w'abanesheje ikosi. Ndagira nkubwire ngo hanyuma y'ikosi, ndagira nkubwire ngo hari Kanani. Hanyuma yo gusonza hari ukurya, hanyuma yo kwambara ubusa hari ukwambara. Nibyo hari ubuzima umuntu ageramo akibaza ngo bizagenda bite. Hari ubuzima umuntu ageramo akibwira ko Imana yamutaye, ariko nonaha Imana irantumye ngo nkubwire ngo icyo yanditse yaracyanditse, kandi niyo amarembo y'ikuzimu yazukuka ntabwo yahungabanya icyo Imana yanditse ku buzima bwawe. Ndagira nkubwire ngo amaso y'Uwiteka ari kuri wowe, kandi ibiganza bye biri kuri wowe. Ndagira nkubwire ngo Imana yiteguye kukugirira neza, Imana yiteguye kugutabara, kandi uko byagenda kose ibyo urimo ntabwo bivuze ko icyo Imana yavuze ku buzima bwawe kizakurwaho n'ibyo urimo. Ahubwo ibyo urimo ni ikimenyetso gikomeza ibyo Imana yavuze ku buzima bwawe. Humura, gira kwizera, Yesu arahari kandi Yesu aragukunda. Mfasha iri jambo ry'Imana urisangiza abantu batatu ukunda kurusha abandi. Uraba ukoreye Imana umurimo, kuko hari benshi uraba ugaruriye kwizera. Urakoze cyane.